Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Mu buzima busanzwe ni byiza gukundana kandi haba ku ruhande rw'abakobwa n'uruhande rw'abahungu, nta wifuza urukundo rw'igihe gito kandi rudafite intego, nta n'uwifuza yewe gutakaza umwanya munini cyane akundana n'umuntu mu gihe kirekire ariko ugasanga ku iherezo ntabwo babanye nk'umugore n'umugabo. Impande zombi biremewe gufata icyemezo ko utagikeneye kuba mu rukundo n'umuntu runaka mwamukundanye. Rimwe na rimwe tujya mu rukundo ugasanga turishimye yego, ariko ngo nta byera ngo de, nk'uko ntazibana zidakomanya amahembe. Rero no mu rukundo habamo gushwana, habamo kutumvikana ku bintu runaka, ugasanga haba umukobwa cyangwa umusore bombi bashyamiranye gusa bikarangira biyunze cyangwa umwe agahitamo gukuramo ake karenge. Uyu munsi ndakubwira ku bahungu, utese ni ryari umusore ashobora kuva mu rukundo igitaraganya cyangwa gake gake cyangwa akarambirwa narwo kandi uwamwerekaga ko umukunda nawe abibona. Uyu munsi ndavuga ku gice cy'imyitwarire yawe wowe mukobwa udukurikiye, ushobora kugira ibintu byoroshye ariko ukisanga umukunzi wawe atakigukunda cyangwa akanakureka akagenda atagusezeye cyangwa akagusezera bitewe nawe. Abasore ntibakunda kwibona abakunzi babo b'abakobwa bakora ibintu 11 dore ko ari amakosa babangamira rimwe na rimwe agatuma bava mu rukundo igitaraganya. Niba ujya ubikora zibukira ataragenda kuko biramubangamira nyine nubwo atabikubwira, kandi nubikomeza ubwo uzaba uhisemo nyine. Iki ni ikiganiro The Facts cya Ep Media, njye nitwa Nsanze. Ikosa rya mbere mu makosa 11 umukobwa akora umusore bakundana agahita yigendera ni ugukurana n'ababesto, ariko b'abasore cyangwa abagabo cyangwa b'igitsina gabo. Uri umukobwa kandi uzi kubana neza n'abantu, ugira urugwiro kandi koko umukobwa usabana kurura abasore kuko baba bumva nyine azaba umuganwa mu rugo rwabo. Gusa burya ikintu cyose gisaba kibe hagati. Iyo usabana ugakabya biba bibi kuruta udasabana na gato. Urabizi neza ko ufite umusore mukundana ariko uhora wisobanura ku kibazo kigira kiti mbese uriya ninde, uriya se muraziranye, n'ibindi bibazo bingana gutya cyangwa se bisa nk'iki ngiki akubaza kuko yarambiwe ubucuti ugirana cyangwa ugaragaza ufitanye n'abandi bantu batandukanye b'igitsina gabo, aho umubwira uti mwariganye, mwarakoranye, mwaraturanye ahantu runaka n'ibindi byinshi mutanga ubusobanuro. Yabikubaza cyangwa atabikubaza aho uvuga ko uwo musore ari inshuti yawe bisanzwe, rimwe na rimwe uti ni besto wanjye. Ndakubwira ukuri ko uko urushaho kwanga kureka ubwo bucuti budasanzwe ugirana n'abo basore rimwe na rimwe banabangamira gahunda uba wapanze n'umusore mukundana, ariko ukayireka ukitabiriza uwo mubesto wawe cyangwa wita inshuti yawe isanzwe, menya ko uko ubikora ariko utagaciro mu kwiyumvamo n'uwo musore mukundana. Umunsi umwe uzisanga atagihari kuko waramunaniye, urasamara cyane. Ikosa rya kabiri abakobwa bakora batabizi rimwe na rimwe n'abasore ntibaribabwire ni ukujya muri gahunda atazi akazimenya umusaba ubufasha. Nta muntu utagira ikibazo gitunguranye, ariko mu gihe wahisemo kubigira ibintu byawe kandi wakabisangije uwo mukundana, menya kwiga nyine uko wakikura mu ngorane byakugiraho ariko n'ubundi atabimenye. Uri umukobwa ufite inshuti zawe ugasanga mwasohotse ariko hakazamo ikibazo runaka cya fagitire n'ibindi bibazo byoroheje cyangwa n'ibikomeye nk'imirwano n'ibindi bibi bihabera n'ubusinzi. Nyuma yaho mukagira ikibazo gikomeye cyane ugatangira guhamagara uwo mukundana, nyohereza amafaranga mpuye n'ikibazo, kandi nyine yakubaza ntukimubwire cyangwa se ukanamubeshya ukamubwira ibidahari. Ku basore iyo bibaye menya ngo akenshi bikorera iperereza akarikora atanakubwiye ahubwo yakwihoreye. Ubutaha iyo wijanditse mu bibazo nk'ibi wanze kumubwira mbere yo kugenda, mbere kuko uzi ko nyine ari bibi cyangwa kubera ubizi neza ko yagukebura akakugira inama ukanga kubimubwira, azakureka kandi azakuzinukwa byoroshye cyane. Gerageza umukunzi wawe amenye gahunda zawe kandi umubwire uko uteye n'ibyo ukunda bimenye, kandi ibyo utamubwiye wibizana kubera uko utabimubwiye cyangwa ubimubwire byabaye. Bimubwira gukunda ukuri, niba uri umusinzi abimenye nubwo bitakubereye, nta n'umuco nyarwanda ubyemera. Burya ko umusore arushaho kukwigira ku ruhande ni nako arushaho kukugendera ku ruhande. Uzamubwira ibyawe mukundana bizi ku buryo nunafatirwa mu cyuho runaka azafasha mu gukemura ikibazo cyawe atiganyira. Ikosa rya gatatu abakobwa bakunze gukora mutarizi ni uguha umukunzi wawe amafoto wamaze kuyapostinga yewe ahantu hose bayafite. Ahanini ntabwo azabikubwira ndetse ni n'agakosa yewe mufata nk'agakosa gato, ariko nta musore ubikunda.
umukunzi wawe aba yumva afite undi mwanya wihariye mu mutima n'ubuzima bwawe. Ntabwo bimushimisha na gato iyo umweretse cyangwa ukamubwira ibintu ubundi runaka byamaze kuba ikimenya bose. Kuri we nta gashya kaba kabirimo, nta n'itandukaniro yewe akubonamo ku buryo umufatamo. Kuba ikintu kibi cyangwa icyiza cyakubaho ntabimenye ukazabimubwira n'ubundi yaramaze kubimenya, bisa nkaho utamuha umwanya wihariye, yewe ni nako abifata kutigeze ugena itandukaniro nyine agirana n'abandi mu mutima wawe, yewe ko ntaho atandukanye n'abandi basore bose. Azakureka cyangwa agushimagize numwohereza amafoto aturasa neza, uri mwiza n'ibindi, ariko ubutaha uzabikora kubwire ngo nabibonye kandi nabyumvise. Ibi bizatuma kurambirwa kandi wowe wumvaga ko bidakomeye. Niba umukunda ujye umugira uwa mbere mu kumenya amakuru yawe akwerekeyeho yose. Ejo wamubura mupfuye, ibyo rwose ntabwo nkubeshya, kuko nyine muri we ahita yumvamo ko ufite undi musore runaka uba wamutanze kumenya amakuru akwerekeyeho. Ikosa rya kane abakobwa bakunze gukora batarizi: guhoza mu rurimi rwawe umukunzi wawe wahahise cyangwa umuyegisi wawe, uhora umugereranya n'uwo mukundana. Ubu umusore mukundana arabizi ko yakumenye warameze amenyo, arabizi rwose ko atari ubwa mbere ukundanye, ariko aza kugutereta we yaje akubwira uko yiyumva muri we ndetse n'uko yiyumva mu buryo agukunda. Kandi niba nawe ariko wamubwiye ko umukunda bikarangira nyine mukundanye, wishaka kumugereranya n'umusore mwahoze mukundana mbere y'uko aza mu buzima bwawe, ibyo ngibyo biramusenya cyane ko ntabwo bimwubaka. Ntabwo abikubwira, ariko muri we aba ari kuvuga ati ubundi nk'uyu yagiye agasubirana n'uwo marayika yiwe bahoze bakundana. Mukobwa, amenya uko abantu batandukanye, kandi wibuke ko uwo musore nawe atari ibuye, kuko nawe afite abo bakundanye mbere yawe. Ariko si ubona uvuga ibyo yigisi wawe yagukoreraga nuko yari ameze, ukabivuga gatatu kane gatanu, ariko nyine wakakureka ntakubwira iby'umukobwa bahoze bakundana nuko yari ameze n'ubwiza yari afite cyangwa uko yari ateye, ubwo wowe uba wumva ugamije iki, cyangwa se uba wumva wiyumva ute? Niba umukunda iyakire kuko waramukunze kandi wamukunze wabifasheho umwanzuro. Wimugereranya kuko si inyanya zo mu isoko ugereranya. Wamukunze kuko afite byinshi arusha uwo mwakundanaga cyangwa uwo mwahoranye, ariko kandi wumve ko ayo magambo hoza mu kanwa hamushengura, kandi umunsi umwe niwinangira ugakomeza kuvuga ayo magambo yo kumugereranya n'uwo mwahoze mukundana, azagutungura kubwira ati noneho yewe namaze kubona umukunzi utanyurira, ntazibana zidakomanya amahembe. Ibyo bibazo mwabikemurira muri kumwe bwanyu, aho kugira ngo uvuge ngo uwo mwakundanaga mbere ngo ntiyakoraga ibi n'ibi, yewe ntiyaranateye gutyo. Kemura ikibazo gihari kandi mugikemure nk'amwe muri babiri, kuko nyine murakundana. Ikosa rya gatanu abakobwa bakunze gukora batabizi ko ribaza abasore ni ubucuti buteye inkeke ugirana n'umutoza wawe wa siporo cyangwa se umupasitoro ukwigisha ibijyanye n'iyobokamana n'ibindi, cyangwa ku rusengero rwanyu aho usengera. Aha ho si abakobwa gusa ahubwo n'abagore barimo. Ese mukobwa, kuva ryari umutoza wawe wa siporo hakugiraho ijambo kurusha umukunzi wawe? Ahubwo se ninde wakubwiye ko uzajya uvugana ukanabonana na pasiteri wawe kuva mu gitondo kugeza nijoro? Kuva ryari se kubonana byabuze gahunda n'uwo mupasiteri wawe cyangwa iyo siporo ubamo? Ese kuki buri gihe wumva uhangayitse ngo kuba umwe nyine muri abo bagabo babiri, yaba uwo mupasiteri cyangwa se uwo muri jimu cyangwa ukoresha siporo, ngo kuko yakubuze, ngo yagushatse yakubuze, yewe ugasa nk'uwataye urwo wari wambaye? Rero ndakubwiza ukuri ko umukunzi wawe mubangamira, uburyo uhita uhindura gahunda zose muba mwapanze ngo umutoza wawe araguhamagaye. Gukora siporo ni byiza no kubaha mwarimu mu by'ingenzi, ariko bishyire kuri gahunda, bishyire ku murongo. Umukunzi wawe waba abizi ku buryo nta kimutungura, usumwa mwandikirana muri message n'ibindi, bigabanye cyangwa ubishyire kuri gahunda. Bagire gahunda kandi bamenyeshe yuko ufite umukunzi cyangwa ufite umugabo. Ikindi kandi mu gihe agukeneye ntugashyire imbere abo, kuko si bo muteganya kumarana ubuzima bwawe bwose uba usigaje hano ku isi. Ikosa rya gatandatu abakobwa bakunze gukora ariko batazi yuko abasore baryanga urunuka bishobora no kubatandukanya. Reka nkubwire, gabanya tatuwaje na make-up zikabije wishyira ku mubiri. Aha ndabizi nta mukobwa uri buze kubyumva neza, ariko ukuri nuko abasore cyangwa abagabo benshi badakunda makiyaje n'ibirungo nyine by'umubiri abakobwa n'abagore bitera ku buryo bukabije. Ni kimwe no ku bijyanye na tatuwaje nyine, menya ko umusore mukundana nawe afite umuryango akomokamo. Yego uwo muryango si wo muzakundana, yewe nta nubwo ari wo muzabana,
ariko se wowe wishimiye ko muzajya kwerekanwa cyangwa se azajya kukwereka ababyeyi b'abamama ba nyirasenge, ba nyirakuru ndetse n'abamureze, ari nako aguhisha cyangwa gukinga ku ruhande, yewe nawe wabangamiwe batakubona kandi neza ikigamijwe kwari ukukubona no kukumenya. Gabanya ibyo bintu kuko nubwo umusore mukundana atabikubwira ariko arabyanga rwose, kandi nabona warabaswe no kubikunda cyane azakureka yigire gushaka uwo azita ko afite ubwiza karemano. Hapana wowe ubushakisha itoroshi, ukuri nibyo byiza kandi mera ko ukuri uri mwiza, uko umeze nibyo yagukundiye. Iyakire kandi wumve yuko ibyo wiyongereraho by'amabara atari byo bizatuma gukunda kurushaho. Kwiyandikaho by'umubiri wose rero ubona bikubereye, ariko nta musore ukunda umukobwa wihinduye ibara akamera nk'urwirungu ngo kuko akunda tatuwaje umubiri wose akawuzuza. Kuba hari ibyo ukunda wabyiyandikaho rwose nta kibazo, ariko rekera gukabya ubikwiza umubiri wose, kuko umunsi uwukunda azatangira guterwa isoni no kugendana nawe kubera ibyo ngibyo, uzamenye ko nyine yanagiye kandi yagiye bya nyabyo. Tugeze ku ikosa rya 7 abakobwa bakora ariko ntibabibwirwe n'abasore cyangwa abakunzi babo, ariko akaba ari ikosa rituma umunsi ku munsi bazabasezera cyangwa batakibona bari kumwe mu rukundo. Iri kosa ni iri: rekana n'ubusinzi no kunywa ibiyobyabwenge byinshi. Urubyiruko rubyita vibe cyangwa se kujya hayi, kandi nyine utabirimo bamwe bamwita idage bashaka kuvuga ko atazi bigezweho. Nukuri unyumve neza ko umusore mukundana nubwo yaba anywa inzoga cyangwa se atayinywa, imyitwarire yawe iramubangamiye cyane kandi iramubangamira kuko ntabikunda kukubona wasinze nubwo atajya bikubwira. Ubyangu byemere kuba uri umukobwa umenye ko ungana umuco nyine nyarwanda. Ubona umwana w'umukobwa anywa inzoga n'ibitabi nyinshi akabinywa nk'uzapfa ejo, ntabwo yewe binezeza umukunzi we kuko arara amajoro yibaza amaherezo yawe yarayabuze kubera gukunda cyane ibyo atekereza. Nubwo mwaba muri kugendana wasinze cyangwa se muri gusangira, iteka bari gutekereza aho azakura umukobwa utandukanye nawe cyangwa se uburyo yaguhinduramo kubera kukunda. Abashaka kuguhindura imyitwarire, abashaka ko witwara nk'umunyarwandakazi nyine ubibereye, abashaka ko kandi ugera mu rugo kare kandi ukitwara nk'umukobwa ufite umuco. Kandi rero reka nkubwire, ibi ngibi nataguhanura azaba abona ko wamaze guhanuka, nyine byarangiye ngo ntawe uhanura uwahanutse. Kandi nyine menya ko ijya kurisha ihera ku rugo, niwe byakabaye biheraho ibi ngibi. Wowe menya kuko azagusiga kandi akajya gushaka undi mukobwa ashyira mu rugo, cyangwa se umukobwa bakundana bakabyarana, ko azaba amwita ko ari umunyarwandakazi w'umutima kandi ufite umuco. Erega nawe uri uw'umutima kandi nyine uri mwiza, kandi ikiyongereho aragukunda. Ariko banza umenye nyine ubusinzi ko ari guta ikuzo kandi ntibigira uwiyubashye. Rekana nabyo rero. Ikosa rya 8 abakobwa bakunda gukora kandi batazi ko ribabaza abakunzi babo, hahandi bigera nuko bakureka, ni ukwiyandarika ku mbuga nkoranyambaga no gusarira ibyamamare. Murandasi ni urwego rwiza, ni n'urugero rwiza yewe rw'uko igihugu kiri gutera imbere kandi binejeje urubyiruko. Nk'umukobwa ufite umusore mukundana rero, burya ufite kumenya uburyo ukoresha imbuga nkoranyambaga kandi ukabigira iby'ingenzi cyane. Niba uzikunda cyangwa se ariho ukorera akazi kawe, ukazikoresha neza mu buryo bukubahisha, bukakubahisha n'umuryango wawe kandi bukubahisha n'umukunzi wawe, ntabwo azabikubwira yego, ariko menya ko ibice byawe by'ibanga nyine ku mubiri wawe umusore mukundana yumva ko ari we byakabaye wifuza yuko ari ubibona wenyine, kandi nyine bimutera kumva yarekana nawe rwose inshuro nyinshi. Kubona wirirwa wifata amashusho wambaye ubusa, utwenda tw'imbere waduteye hejuru, unifotoza utagira imyambaro, ukabyina, nakubwira iki? Buriya gahishe mu gaseke gatera amatsiko. Ni gute wabikora nk'akazi kandi uzi ko kataguhemba? Nubwo waba biguhembwa kandi mukwiye kubiganiraho akamenya ko ariko kazi nyine ukora kandi ko aribyo bigutunze. Wowe ubikora ugamije gukurura abagabo no kwerekana kuri mwiza. Ndakubwira ukuri yuko uko urushaho kubikora wabifata nk'uri kwishyira ku isoko ngo abandi bagabo n'abasore baze bagukunde kuko we nyine atakikunyuze. Nuko abibona kandi nuko abifata. Niba kandi ukundana n'umusore, irinde kumwereka ko hari undi musore cyangwa umugabo wasariye kubera ko ari icyamamare gutyo gusa, ugasanga uri kumwandikira amagambo atangaje ku isabukuru ye, akenshi atanakuzi. Ese kuri kumwereka ko nubwo byaba ngombwa ko muryamana n'icyo cyamamare ko wabikora nko guhumbya, ubwo wowe utekereza yuko uwo musore tekereza iki? Ese uba wumva yuko nawe yatekereza ko yaguca inyuma n'uwabonye wese ko nta kibazo wakumva ufite? Menya ko buri musore wese wowe wemeye ko mujya mu rukundo aba yumva ko ari we wenyine nyine kandi nawe uri uwe. Gabanya nyine gushamadukira abo ubonye bose, kuko kuri we nta nkunda ebyiri zijya mu mutwe w'umukobwa umwe. Ibyagenze bityo aba ari ibihanga bibiri bihanganiye mu nkono imwe, kandi nyine wazagenda atanavuze maze ubure byose, kuko na wa musitari cyangwa uwo wita icyamamare nawe ntabwo uba umufite.
Ikosa rya 9 abakobwa bakunze gukora ariko ntibamenye ko barikoze rimwe na rimwe ryabatandukanya n'abakunzi wabo nko guhumbya, rekana no kwisanzura gukabije ku nshuti z'umukunzi wawe kuko zizi ibyanyu mwembi. Buriya abasore b'inshuti nta kintu kibaho bashobora guhishanya. Ibi ndabikubwira nk'ubizi, ndabizi ko nawe mukobwa unkurikiye ubizi ko niba waranaryamanye n'umukunzi wawe rwose nta banga ribirimo, urabizi ko inshuti ye ya hafi cyane ibizi. Rero menya ko bakuganiraho kandi bakuganiraho kenshi, kuko uyu musore agukunda bya nyabyo rwose ntabwo izina ryawe riba rimuva mu kanwa, cyane cyane yaganira n'inshuti ze. Rero abakobwa mukunze kwisanga no kwisanzura mugakabya ku nshuti z'abakunzi banyu, kandi abasore baba babiziranyeho, kubera ko abantu b'igitsina gabo nyine ari abantu bagira irari ryabo riva mu by'amaso yabo abona. Umusore mukundana ntabwo yishimira rwose umubano ukabije wagirana n'inshuti ze za hafi, kuko aba abizi neza ko zikubonye urwaho nyine zitakurenza ingohe kandi zikabimuhisha. Umunsi umwe ziba zizabimubwira, ariko ntizabimubwira ako kanya gusa, byose waba abizi. Rero kuriya muba muri kumwe mwakubitana n'abasore b'inshuti ze, nawe si ukujyaho ugahobera amaguru ukayakura hasi ukayabangira ingata bakaguterura, ukajya mu micu bakakuzengurutsa ngo ni inshuti z'umukunzi wawe. Menya yuko ibi ngibi rwose kugira urugwiro ni byiza ariko biramubangamira. Uriya ntazabikubwira rwose, ariko abakubara kandi abakureba mu mutwe akabona ari umwasama. Mwubahe kandi mu mutima wawe ujye ugira icyumba cyihariye wamushyizemo, cyafashwe n'umukunzi wawe nyine gusa kandi yihariye wenyine. Ibi ngibi nukomeza kubikora akabibona gutya, ntuzamenye igihe yagendeye kandi azagenda atavuze cyangwa se agenda anagusezeye. Reka nkubwire ikosa rya 10 abakobwa mukunze gukora kandi abasore nyine bakabibona bakabihorera rimwe na rimwe bakagenda batanabibabwiye. Umusore wese ntiyishimira mukobwa ugira gahunda nyinshi zibanga no kutiyakira uko muhagaze mu rukundo. Buri musore aba ashaka ko umukobwa bakundana amera neza, asa neza, mbese kabone nubwo nyine ataguha byose, ariko ibyo afite cyangwa se ibyo afitiye ubushobozi agerageza uko bashoboye rwose akabiguha, kuko abateganya kugukunda, kandi kugukunda bitari iby'ako kanya gusa by'igihe kirekire. Umusore ugukunda cyangwa ubona kwiyumvamo ntabwo aba yaraje kugutereta agamije ngo mukundane gutyo gusa, ahubwo abasore kenshi abakobwa bari kumwe nabo ni wowe aba yagira umugore kandi nicyo aba kwifuzaho. Impamvu abakobwa bakunda kuvuga ati abasore ni hit and run cyangwa barakubona bakigendera, nuko buriya aba yakwiza akabonamo imico yawe utazamubera mama w'abana umushimisha. Ntabwo abasore babikunda kubona umusabye amafaranga ntayabone, maze mu kandi kanya akabona wanditse kuri stati ngo ese uwaba ahagaze neza yangiye mu gikari tugapanga. Hari abakobwa rwose babikora no mu magrupe kandi bazi ko abakunzi babo bari mu ya groupe ya WhatsApp. Niba umusore cyangwa se umukunzi wawe atabonye amafaranga yo kugufasha ikibazo wahuye nacyo, wikomeza kumwereka ko adashoboye cyangwa se nta kigenda cye, kubera ko ubufasha nyine atabubonye ako kanya wihita ubigira cyangwa se ubibonekesha habonetse hose ngo ubyerekane ko ufite kibazo kandi ukeneye ubufasha ko waba aturutse ahantu hariho hose. Ibi ngibi nabimenya bizatuma gufata nk'uciriritse cyane, udafite intwaro y'abagore n'abakobwa bazima, ariyo ntwaro ikomeye cyane, intwaro yo kwihangana. Aba kandi ateganya anabona ko ubwo uri wa mukobwa nyine wakora buri kimwe cyose kugira ngo akabazo gato wagize rimwe na rimwe katanabangamiye ubuzima bwawe ngo gakemuke, yewe harimo no kuba wajya gukora ibidakorwa. Irinde iyi myitwarire kuko byose bikemukira mu biganiro, kwihangana ndetse no kwizerana. Tugeze ku ikosa rya 11 abakobwa bakunze gukora nyine ariko ukabikora utazi ko bibabaza umusore mukundana, rimwe na rimwe yewe byanabatandukanya. Ni ikosa ryo kutita ku bintu ngo nuko utabitakajeho amafaranga yawe. Buri musore wese aba yifuza umukobwa uzaba umugore bazubaka, kandi ibyo bisaba ubwenge nyine. Baca umugani mu kinyarwanda ngo ubwiza bw'umukobwa bunyumugezi bwami, ariko ubwenge bwe nibwo bugena igihe azamarayo. Kuki gusesagura no kuba ntibindeba hari cyo kintu wumva ko wamenyekanyeho? Ugasanga niba mwasohotse abantu benshi yewe bari ku meza kandi umusore yarazi ko ari wowe wenyine muri buze kuganira yabigize ibyihariye, abazi ko muri buze guhura muri babiri, ariko ukabyirengagiza nkano ugahamagara umurongo w'abandi bantu bakaza yewe bakicara ku meza hahandi mutaha n'icyo mwateganyaga mutakiganiriyeho. Niba gusabye ko musohoka wihamagara inshuti zawe kuko si cyo gihe cyandi si cyo muba mwabiteganyirije. Niba mutarabiteguye cyangwa ngo mube muzi ko muzasohokana n'inshuti, biharira igihe cyabyo. Ikindi kandi ujye umenya ko umusore wese nubwo atabikubwira akunda umukobwa umubuza gusesagura cyane. Buriya bitewe nuko umusore aremye cyangwa se abasore baremye, yakora igishoboka cyose yewe icyubahiro cye ntigikwe hasi, yewe ntikinatakare, yakemera akanaguza
ariko ntafatwe nk'umuntu watsinzwe mu bintu runaka. Niyo mpamvu uzasanga umusore akubwira gutunguye ati vayo tugende ngo ushopingire, maze nawe si ukugenda utarwiyambitse ugahitamo ibintu bikomeye cyane, ibihenze, ukamanuza ibihenze cyane yewe biri ku rwego rwo hejuru kandi uzi icyiciro umurimo. Niba umukunzi wawe afite amafaranga urabizi kandi uzi imishinga mufite, ndakubwira ukuri yuko umukunzi wawe azemera aguze no hanze, azinyarutsa rwose ajye ku ruhande ahamagare bamwohereza amafaranga kuko yabaye ay'umurengera, abikugurira rwose niba mwagiye gushopinga, ariko muzaherukana ubwo. Nyamara iryo gerageza rikorwa kenshi ku bakobwa benshi, nubwo uritsinze ahita atsindira umutima w'uwo musore burundu. Mwereke ko mudafite gusesagura ku bibonetse byose cyangwa ibya mirenge, kandi uba umurinzi w'ubukungu bwe kuko niwe nyine muntu akeneye nubwo atazabikubwira. Menya ubwenge rero mukobwa. Ni hano dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe uyikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Fact cya Yep Media, nje nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao nakagaruka.